umwarimu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba n'umujyanama mu mitekerereze Nick Norman agaragaza ko akurikije abakiriya benshi bamugana, benshi mu bagabo n'abasore bo mu isi ya none bibasiwe n'ubwigunge ku kigero cyo hejuru. Ubushakashatsi yakoze bwatangazwa mu kinyamakuru Psychology Today muri Mutarama 2023 bwagaragaje ko benshi mu b'igitsina gabo yahawe ubufasha mu bijyanye n'imitekerereze batabona umuntu bafungukira ngo bamubwire uko biyumva mu gihe ubuzima butabagendekeye neza, ndetse 15% muri bo bakaba nta nshuti n'imwe bagira. Avuga ko zimwe mu mpamvu zibitera ari umuvuduko ikoranabuhanga riri kugenderaho, ndetse n'imico y'ibihugu aho cyane cyane mu burengerazuba bw'isi bikomeza kugaragaza umugabo nk'umunyembaraga 100% ku buryo afatwa nk'uwakwikorera ibintu byose ntakenera ubufasha. Ntabwo kandi bibiri mu burengerazuba bw'isi gusa, kuko usanga ari ikibazo rusange ku isi yose, aho usanga henshi umwana w'umuhungu bamubuza kurira bamubwira ko aribwo azavamo umugabo uhamye, n'ubikoze bakamwita amazina menshi mabi yanamwangiriza mu mitekerereze arimo cy'abakobwa n'ayandi. Ibi bituma benshi mu basore n'abagabo iyo bafite agahinda kenshi bagerageza gufunga amarangamutima yabo, bagahagarika amarira yabo kandi byari ngombwa ko barira, ku buryo n'uwaba yapfushije uwakunda ashobora kumva ko kurira mu bantu nko mu gihe cyo gushyingura byaba ari ukugaragaza intege nke. Ibi kandi biri mu bituma abagabo n'abasore benshi bahitamo kutagaragaza intege nke zabo cyangwa ngo basabe ubufasha mu gihe biri ngombwa, bagahitamo guceceka no kujya kure y'abandi kugira ngo hatagira ubacira urubanza ruba bakurikije ibihe bigoye bari kunyuramo. Gusa abahanga mu mitekerereze bagaragaza ko iyo migirire idakwiye ku mugabo cyangwa umusore, kuko nawe ari umuntu kandi agira amarangamutima, bityo ko akwiye kurira mu gihe ababaye kuko byamufasha kuruhuka mu mutwe. Ibyo kandi byanamurinda kwigunga, kuko uko kurira bikoze ari kumwe n'abakunda cyangwa abo yisanzuraho bijyana no kuba yakwirekura akavuga icyo atekereza, aho guheranwa n'ibibazo afite ngo bimukururire kwigunga. Urubuga Science Direct runyuzwaho inkuru zishingiye ku bushakashatsi narwo rwanditse ko abagabo n'abasore bakorera akazi ahantu hari abakozi biganjemo ab'igitsina gabo aribo benshi bibasirwa n'ubwigunge bukabije, ntihitabwe ku buzima bwabo bwo mu mutwe. Ni mu gihe ikigo gishinzwe kugenzura no gukumira indwara z'ibyorezo muri Amerika CDC cyatangaje ko ubwigunge no kwihezwa ahitamo kuguma wenyine bigira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu muri rusange, zirimo kwibasirwa n'indwara yo kwibagirwa ku kigero cya 50%, ndetse n'izindi ndwara zo mu mutwe. Wibasirwa kandi n'indwara y'umutima ku kigero cya 29%, ndetse uba ufite ibyago byo guturika udutsi tw'ubwonko ku kigero cya 32%. CDC yanatangaje ko kwigunga byongerera umuntu ibyago byo kwibasirwa n'agahinda gakabije, gupfa imburagihe, ndetse no guhitamo kwiyahura. Ni mu gihe nko ku bantu barwaye umutima iyo hiyongereyeho kugira ubwigunge, ibyago byabo byo gupfa byikuba kane, 68% bakaremba ku buryo bavurwa bari mu bitaro. Uramutse ufite ikibazo cy'ubwigunge bitewe n'ibihe bikugoye uri kunyuramo, ukangurirwa kugana abajyanama mu mitekerereze bakaguha ubufasha binyuze mu biganiro, bakaba banakugira inama y'ibindi wakora kugira ngo usohoke muri ibyo bihe.